akoze uhoza kunyicya umudamu we afite n'umugore rwose mwiza witwa Rine yego w'igitonore yego yageze aho ngaho none harafungwa byagenze bite duheye idonido wa mugani nazo nabonye y'umugore ndaza kuziguha nazo iz'umugabo umugore yari yaramutesheje aragenda yagiye mu kwezi kwa mbere amara amezi 3 umugabo adahari agaruka mu kwa kane agarutse asa umugore yanga ko umugabo yinjira mu gipanga ajya kuzana inzego z'umutekano kugira ngo zimufashe gukomanga yinjire some yose harimo ibintu bidasomeka byo ariko iby'ingenzi reka nze nyishake urebe n'izindi ndazikoherereje nyuma byatinze arareka barinjira bagezeyo umugore we Arine amubaza niba yazanye umuntu ufungura televiziyo amubwira ko ahari barangije GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muri mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane ko nawe mudabima kutugaragariza urukundo umunsi kundi twagarukanye na punditi umusesenguzi mwemera kanicare nkabosha ko bicaye uricyo se nk'abagore bari Kazanshiti zawe wicaye utewe wakicaye nk'abagabo nicaye nkazanshiti yazi kuvugisha ziko bitago none ukuntu nyicariye ndabona rwose ari bishya kuri nje wicaye gute noneho ndayambaye enye pampa chopade waremeze gute punditi nta mahoro nari ku munsi wo kwa kane tariki 6 urumva ari fresh meze fresh sana ndarawe ndabona hinduye filme noneho ubundi dukunda gukora n'imiza zindi zimwe uhoramo uduki se harya watoye amatwi n'ururimi ruratoba shyira mikoro n'imvire ese uri kubwira abandi ko mbona hari umuntu yanditse muri comment ngo usa na Diamond byataje Diamond asa nanjye waramubonye inde hari umuntu yanditse ngo mani ngo abantu basa ntacyo bapfana pe ngo uyu mutipe ni Diamond musa ngiye comment zose ibiganiro nkora yaba n'ama interview nkora buri comment ndayisoma yaba imbi yaba inze ndasoma warabibonye ariko narabibonye urabizi ko musa mu bivugwa ntago ari njye ubivuze Diamond Platinumz gusa nawe nta kintu byabitwaye byaba ari umugisha ahubwo kuri ndese kuri wowe bekare kuko se ngiye kuburara byatuma ndya nta mugisha urimo uyu muri kurangaza uri ku ruhande umugisha urimo nuko umuntu yabona ifunga agakomeza agasa neza nta kindi ariko no kuba nanone abantu bashaka kuvuga ngo usa na runaka ni sawa cyane babigaza ko kucya show busy kuko iyo bavuga ko wenda na nzovu cyari ko hari ikibazo ariko nta kibazo kirimo kuko nawe n'umuntu ari mu ishusho y'Imana ntago nagiye mu byishusho y'Imana nakubwiye ari mu ishusho y'isi nakubwiye kuri fresheri na kuko muri show busy nyine appearance nayo iracuruza uko umuntu asa uko ruki uko avugwa uko aberwa biracuruza uzasanga abantu bamaza buriya kugira cy'umuntu ku cyapa bakunda kureba appearance look na physical fitness rero Diamond n'umwe mu bahanzi sifite beza bari smart basa neza kuba umuntu yakwandika ngo usa na Diamond ni byiza cyane nta kintu babitwaye kabisa kuko abafashe umwanya wo kwitegereza nyine nta cyo babitwaye ni sawa cyane ariko muri iyi minsi ko utakiri update kubijyanye n'iki n'amakuru ari hanze aho kandi nyabamo bya Junior Giti wabimenye Junior Giti na Chrisizi hari utwo menya nkicecekera kuko abenshi abari inshuti zanjye nyine biri personal ariko mba nabimenye kandi ntago buriya makuru uzabona ngewe nkunda kwinjiramo cyane na ya rusange adafite icyo atwaye ariko ibintu biri personal hari ibyo menya nkituriza nyine hadafite icyo yica kuko hirya y'ubu buzima tugomba guhura off camera rero guhura n'umuntu wamushyize hano hasi ukabango no kumena umukino kugira gute wamushyize hasi none ko byagiye ku mihanda se ko biba byagaragaye katari njye ubizanye kuri imihanda uzi ikosa nakora kumenya amakuru ngayazana ku mihanda ndi wa mbere ariko se nimba
bigize gutya navuga igihe aricyo gikomeye tuzi cyabyanditse urumva ari njye wabumenye umuceri kubera ko turi mu bihe urona hari inkuru zari zihetse izindi hari je nkunda kureba inkuru ziridinze ntabwo nkunda kureba kuko showbiz ni nini cyane ntabwo buri nkuru nje nyitaho ariko kuri giti Imana imworohereze reka tuvugurike naho igihe kwandika ni sawa cyane genda niba nkurikira inkuru yo mugabo n'umugore niyo maze iminsi kuko habaye ikibazo umugabo arafungwa kubera inkuru nari natangaje n'ibyo nyuma Niba yari yatangaje urumva ibyo bindi bya giti ntago nari nabyitayeho cyane uriya mugabo navuga nugoza ku nkeke banza umbwire kuri giti bimeze bite kandi umbwiye ko ubizi niyo mpamvu nakirirwa mbijya idonido ndavuga behind the scenes idonido nanjye ntabyo nzi nabonye mbisoma ko bagiye kukujyanwa mu bugenza cyane biha nta bindi yego ibindi rero uri gushaka ngo njye muri idonido umbabarire cyane abadukurikiye baramenya agiye kujyanwa mu bugenza cyane kubera iki kandi nanjye ari we nabibashije uri umunyamakuru hano wowe suri iki njyewe genda umusesenguzi reka twikomereze sibyo ntabwo nsubije sanda reka twikomereze ubwo ubishaka araza kujya aho navuze aze kuza kubisoma ugukurikira atahasoma nta gantu bose babasoma ikinyamakuru reka twikomereze nyibwirira uriya mugabo ku nkuru wakoze uhoza kunyicya umudamu we afite n'umugore rwose mwiza witwa Aline yego w'igitonore yego yageze aho ngaho none harafungwa byagenze bite duheye idonido wa mugani tubivane muri blague kandi dukora ikiganiro cy'iserious uve no muri telefone hagataho hari umuntu wanditse ngo aragukunda ariko yanga gukora ikiganiro muri telefone buriya yajya yumva nta kundeba yakajya anyitaho cyane sibyo ubwo nibyo ariko ubwo niba bibanga uzima mba ni muri telefone sanda ntabwo nkunda kuba navuga ibintu nyine bya bossance cyangwa bya emotionnel wavuze ko ari ukura amakuru bimwe mba nabyanditse ibyo mvuga rero kuba najya kuvuga ibintu byabaye ku itariki enye nkavuga ko byabaye ku 6 naba nimo misleadinga audience cyangwa naba nimo ndabeshya abatukurikiye kandi ntekereza ko nimba uwo muvandimwe wenda bashaka kundeba ni byiza cyane ariko ajya amenya ko nanone ntago nafata ibintu tuvuga minota 40 mufate umutwe byose harimo ahantu twakwisha detail kandi ngo navuga ibintu bifite imana n'ibimenyetso yego warumbaje ngo ni Nkurikiyimana Berita na w'impa Yarine ni case yatangiye kututumba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ariko umugabo atabwa muri yombi ku itariki enye z'ukwezi kwa kane uno mwaka hari mu gitondo yagiye kwitaba Niba ntiyataha asigara kuri kasho ya Kicukiro mu Kagarama hariya bari batuye Kanserege mu murenge ni Kagarama kare ni Kicukiro akagari ni Kanserege mudugudu ni Kanserege n'ubundi isibo nayo yitwa Kanserege rero ukuntu byatangiye umugabo ari we uhohoterwa anaturugo umugabo ibaruwa mfite sinaziguhaye harya nazo nabonye y'umugore ndaza kuziguha nazo iz'umugabo umugore yari yaramutesheje aragenda yagiye mu kwezi kwa mbere amara amezi 3 umugabo adahari agaruka mu kwa kane agarutse asa umugore yanga ko umugabo yinjira mu gipangu ajya kuzana inzego z'umutekano kugira ngo zimufashe gukomanga yinjire kuko nyiri inzu igipangu babagamo mu Kagarama hari Kanserege bishiraga 3,500 ku kwezi yashakaga ko inzu bayimuha bavemo urumva rero yari yarabwiye umugore ko nyiri igipangu gikenewe umugore yanga kumva yanga kuvamo biba ngombwa ko umugabo agaruka yaragiye amaze amezi 3 kiba muri cya gipangu yarameneshejwe ariko n'umugore nawe mu mwaka ushize yigeze kugenda amezi 2 aragenda turugo amezi 2 guhera mu kwa 10 na kwa 12 agaruka nawe mu kwa mbere agarutse rero ku itariki ya mbere azana inzego z'umutekano kugira ngo bashe kuba bamufasha gukomanga umugore arakingura barinjira amubwira ko nyine nyiri igipangu gikenewe bagomba kwimuka hanyuma ariko hari ibibazo by'amakimbirane kuko urumva nakubwiye ko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umugore yari yagiye amara amezi 2 agarutse habamo guserera umugabo nawe arigendera umugore avuga ngo ntashaka kubana n'umugabo mu nzu imwe ariko umugore yaje afite umwana mukuru afite imyaka 10 babyarana abandi bana 2 bafite abana 3 muri rusange 2 bahurije kuri Nkurikiye imfura na Aline abana 2 noneho umwe Aline yazanye ku ruhande ufite imyaka 10 yamuzanyeho ku ruhande ariko aramurera nta kibazo yaramufashe nk'umwana rero hari amaraso wabonye kuri iriya foto muri mugabo yafashe ifoto kadere zikundi imwe abantu bashakanye umanika amakadere munuze muri salo
y'ubukwe basezeranye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 muri 2019. urumva ibintu mvuga mu matariki rimwe na rimwe ngomba kubisoma nyine usibye ko hari ibyo umuntu aba yafashe nyine 16 z'ukwa 11 nibwo basezeranye agiye gufata kadere ngaca ifoto kuko umugabo ntabwo yashaka ikintu kimwe yabona kimuhuza n'umugore nyine byari byageze adashaka ko yanabona ifoto yo bari kumwe ajya gufata kadere arayimanura ngo ace yafuta ishwanyiguze ntazongere kuyibona umugore rero bahita bafatana ya kadere iramukata ikatwa ku gikumwe kwano gutya ku ruhande ku gikumwe ariko nabonye n'urwara rusa n'urwavunitse yego hanyuma itajya kuri ribu kuko ngo umugore yarabuze akantu k'akamenyetso katuma ajyana ikirego cyerekana ko umugabo mutoteza cyangwa se amuhoza ku nkeke ari nabwo yazana ngo mbira by'amoko nuko situation yagenze ajya kuri ribu gutanga ikirego ku itariki ya mbere urumva kadre niyo yamukomerekeje nta nubwo ari ikirahure ntago barwanye kadre yaramukomerekeje agiye kuyimwambura nyine punde inkubaza iki kibazo source y'ayo makuru wayakuye he nagiye kuko uri kuyavuga nk'uyahagazeho nagiye kanserege nirirwayo umunsi wose njya mu midugudu njya ku kagari sedo akagari turavugana bampa amabaruwa mvugana n'abanyamategeko bankurikiye imfura Beritara mvugana n'abaturage bawo namaze umunsi wose aho ibintu byabereye kugira ngo nshaka amakuru kuko nazinutse yo mu gitondo natashye nka 2 z'ijoro mfata buri kantu kose details zose amabaruwa yarahari yerekana ko umugore yari yarananiye umugabo amabaruwa ari mu midugudu ndayaguha bazayashyiremo mu kiganiro kugira ngo bigaragaze ibaruwa zirahari reka sinzi nimba nayiguha kugira ngo hanyuma ko rindi baruwa nanone nabonye uriya mudamu yanditse mu mwaka wa 2022 ndumva byari mu kwezi birebe nta kibazo babyemera kwa gatandatu yego umugabo avuga amwe mu magambo umugabo ajya amubwira ndetse navuga ateye ubwoba ateye ubwoba bisoma ibaruwa biza kwisoma yose kanze nguhe n'izindi iriya baruwa nabonye ngira ngo narayikweretse cyangwa se kuri link waranyoreje bisome yose harimo ibintu bidasomeka bidasomeka kubyo ariko iby'ingenzi reka nze nyishake urebe n'izindi ndazikoherereje zose naziguhaye n'izindi duhere ku itariki gutanga amakuru wenda mu gihe kireba iyo ngiyo iyo bwana munyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Kanserege yo ku itariki ya 4 z'ukwa 4 2023 ngewe umuyobozi w'umudugudu wa Kanserege nahamagawe na nkurikiye inka Beritra ambwira ko ashaka kwimuka mu nzu yakodeshaga ya Ruzindaza Vedaste ariko atakwinjirayo wenyine kuko umugore we yamwirukanye mu rugo ambwira ko namushakira abashinzwe umutekano bakamuherekeza kugira ngo umugore yemeze cyangwa yemere kumufungurira nahamagaye abashinzwe umutekano bakora irondo bahagarariwe na mvukiye mu mihigo Jean Pierre barahuye binjira iwe mu rugo umugore abanza kwanga kubinjiza nyuma byatinze arareka barinjira bagezeyo umugore we Arine amubaza niba yazanye umuntu ufungura televiziyo amubwira ko ahari barangije barapakira umugabo yinjiye mu nzu abura ibyuma bya siporo abajije umugore amubwira ko atazi aho byagiye umugabo amanura kadere irimo ifoto yabo ayitwara hanze ageze hanze amena ikirahure cya ya kadere ngo akuremo ifoto umugore yakurikiye umugabo hanze aramufata ashaka kumwaka ya foto barayirwanira maze umugore akora muri ya kadere cya kirahure cya ya kadere cyamenetse kiramukomeretsa ku ntoki umugore abonye ko intoki ze zikomeretse yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB amakuru yayo ariko bamaze igihe babana mu makimbirane umuyobozi ushinzwe irondo ry'umwuga mu mudugudu wa Kanserege mvukiye mu mihigo Jean Pierre hariho na nimero za telefone n'ifoto n'isinya umuyobozi w'umudugudu wa Kanserege nawe yabisinyeho niyo nsaba ngiyi baruwa nakubwiraga ngo runaka isinyeho inzego z'umutekano wongera umpe ya link ndabona ntakifite wari wamaye ubushize reba kuri WhatsApp naguhaye naziguhaye byose nabiguhaye kuri WhatsApp nabiguhaye urumva ibyo hanyuma se pundi amakimbirane noneho nyamukuru yego akaba yari yaraturutse kuki nicyo kintu nzi neza abantu bari bwibaze kuri uyu munsi amakimbirane ava ku bintu bibiri kintu cya mbere uno mugore
yazanye umwana wo ku ruhande. Kubera iki uwo mugabo rero yemeye ko basezerana kandi uwo mwana atari yaramumuhishe? None tubyibaze. Yamutsinze igitego basezerana ivangura mutungo. Ivangura mutungo. Hanyuma icya kabiri umugore yarakurikiye imitungo nganashaka visa kuko uno mugabo afite nationality yo mu Bubiligi, yagiye muri Belgique afite imyaka 3 agaruka mu Rwanda ari mukuru, afite amakampani menshi, afite amafaranga. Umugore ibyo bintu mu Rwanda urabizi, hano kuri no mihanda hari abakobwa bajya gushakana n'abasore bavuga ngo niba ari umu diaspora akurikiye visa, niba ari umukire arashaka imitungo bakagabana gatanya. Reka nk'ubu nkubwire kano kanya turi kuganira ni raporo y'imanza zo mu Rwanda ya 2021 yerekana ko nibura imanza 3,000 ari za gatanya. Hanyuma iyo raporo ikavuga ko muri gatanya zibaho mu Rwanda 50%, 80% sorry, ni ingo ziba zisara mu myaka 15 zibana. Bivuze ngo rero uyu mugore ukurikiye amakuru yose, kuko urumva namaze umunsi wose nkusanya amakuru n'imenyetso, yashakaga imitungo ku mugabo, ariko umugabo nyine aramwihanganira. Kuko urumva umuntu kwirukana mu rugo, bibaze ko umugabo yagiye gushaka kwinjira nkuko nagusomeye ibaruwa, umugore nyine bikanga bakarinda kwifasha inzego z'umutekano kugira ngo abashe kwinjira mu rugo rwe. Hari ikindi warumbaje ngo amakimbirane yavaga ku mitungo, umugore yashaka imitungo. Kandi ibyo bintu abantu badukurikiye bazabitubwira muri comment. Urabizi neza ko ari igihe umukobwa targeting umusore bakashakana bakavanga imitungo, ivanga mitungo, kandi umukobwa nta kintu na kimwe yazanye usibye nyine izo nzara nkuko bivuga niyo misatsi na telefone. Nyuma bamara gushakana bagatana kugira ngo bapasure, kuko itegeko ry'imboneza mu bantu mu Rwanda rivuga ko iyo umugore n'umugabo bashakanye bakavanga bagasezerana ivanga mutungo, iyo bahabayeho gatanya umwe atwara 50% n'undi 50%. Bivuze ngo ufite umutungo wa miliyoni 100, umugore atwara miliyoni 50 n'umugabo miliyoni 50. Ufite amazi 3 murapasura, nimba ari abiri umwe inzu imwe n'undi inzindi. Rero amakimbirane yabo aturuka ku kuba umugore icyo yashaka atarakibonye, yabanze gushaka visa asanga ntibikunda, bwa kabiri ashaka kumuza kunyiki kugira ngo ariko yabona imitungo. Ariyo mpamvu ubona yarabuze ikimenyetso cyerekana ko umugabo ngamuhotera. Ayo maraso yabaye intandaro nyine yiri foto barwaniye, ahita ajya muri gutanga ikirego. Ariko ubundi bari basanzwe babana mu makimbirane, umugabo akigenda, urumva yaramenye amezi 3 akagenda umugabo adahari, yagaruka akarinda kwiyambaza inzego z'umutekano kugira ngo abashe kwinjira mu rugo rwe. Hanyuma ibaruwa nayo twabonye ndetse yanasinyweho, tweta twibaza uriya mudamu we amagambo yabwirwaga, kuko ikigaragara no mwibaruwa kirimo. Bisome wabibasomera kugira ngo link wayimaye. Naguhaye irabaruwa nayiguhaye, reba nayiguhaye kuri WhatsApp. Tugahita twibaza ese nimba koko ayo makimbirane yari ahari, yego umugabo byagakwiye kabwira umugore we kuri yababyaranye abo bana babiri. Ngiye narinzi ko ari na 3, ari nacyo abantu bibazaga ati se ubundi imyaka 3 ine umundi yabyaye abana 3, mbese abantu bumva nabo byabatangaje. Bagiye mu murenge ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2019, ubwo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 no mwaka zabashize imyaka 4. Babyaranye abana 2 n'umwana umwe yazanye ubu ufite imyaka 10. Ubundi bo Arine na Bertrand bafitanye abana 2 babyaranye 2, bose biga muri La Colombière. Yego sha biteye ubwoba ibi bintu ati nukuri biteye ubwoba pe. Ntago ngewe imyaka 3 uzi se mpamvu punditi imyaka 3 seriye ni imyaka mike pe. Ugahita wumva rero uburyo ki abantu abana 2 oya abana 2 abana si ikibazo, ntago ari ikibazo, ahubwo amakimbirane imyaka 3 yonyine mukamara mu makimbirane ameze gutyo, navuga ateye ubwoba. Numva ibyo bidateye ubwoba, biteye ubwoba. Ariko nyine cyo nakubwiraga cyo mu rushako, ntago ngende mukuru mu bijyanye no gushaka, ariko ngana n'abantu bakuru bubatse cyane, kandi ndanasoma ibitabo bitandukanye, mbana n'abantu bashatse. Mu rushako iyo umuntu yaje gushaka afite target yiwe yatagezeho amakimbirane aravuka. Jewe umukobwa naza kurikiye punditi avuga ngo buriya punditi kuva nyine wenda afite ibi nibi ameze gutya, naza ntabibone ntago amahoro azaboneka. Ariko naza kurikiye gushaka urukundo, kushaka peace me kuko ari nibyo afite, tugasanga ibyo dufite byose tuzabana. Rero amakimbirane ntagaza kubera imyaka, amakimbirane azo kubera target umuntu afite yatayibonye. Kuko imyaka 3 nkuko bivuga mu kwa 11 imyaka nizaba yuzuye, abantu bakaba ubu umugabo arafunze nkubwira ari muri kasho, umugore ari mu Kabeza, umugabo yamukodesheje inzu amezi 12, igipangu cya 3.5, ubwo ni miliyoni nka zingahe wewe wize imibare? Amezi 12 3.5, amezi 12 yose arishyura. Umva ko umugabo akunda umugore, kuko kabone nubwo amumenesha akagenda still
aracyita ku mugore iyo n'abana baruwa ndayibonye nayiguhaye ni akarere Kicukiro umudugudu Kanserege akagari ni Kanserege style ntugire ikibazo akagari umurenge ni Kagarama ndetse uwayisinyo yanditse ngo received ku itariki ya 22 ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022 ivuga ngo bwana umunyamabanga nshingwabikorwa by'akagari nkwandikiye mbamenyesha ko none kuri iyi tariki ubwo 21 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2022 mbaye mu rugo rwanjye kubera intonganya za buri munsi zivamo guhohoterwa kandi si ubwa mbere byaba bibaye kugira ngo bikurure nenga ibibazo byacu ngewe uwimpa yarine mu magambo mbwirwa mabi agaragaza kuntoteza muraza kwihangana ntago bigaragara neza nta kibazo harimo irya mbere wa mugore we ubundi si wowe nashakaga gushaka nashakaga umugore wazengurutse ibihugu kandi uvuga indimi zitandukanye kabiri wa mugore we usigaye akangaka nkavuge wa mugore we usigaye unuka mu gitsina gatatu wa mugore we ufite ibitugu bihengamye kane wa mugore we uyu mwana dufitanye ntago dusa nta nubwo nawe musa ahubwo asa ubwo nuwo yanditseho ntago risomeka izina urumva Dr. Yego usoma izina rye reka tureka kumuzana muri ibi bintu biranditse yego hanyuma arandika ngo bimenyeshejwe ubuyobozi bw'umudugudu bimenyeshejwe ubuyobozi bw'akagari bimenyeshejwe ubuyobozi bw'umurenge hasinyeho nde niba ari ntago agaragara hejuru ni ibaruwa y'umugore yanditse oya hariho na kashe ndavuga nyine ino hariho na kashe rwose ko yaranditse ngo received nyine ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 na 2022 niho bayakiriye kagari ka Kanserege yego ibyo bintu byose ni umugore wabyanditse yego twabonye ibaruwa nayo yanditswe n'ushinzwe umutekano ushinzwe umutekano nazigwaye nazo ibaruwa zose urumva ko runo rugo rwabaga mu makimbirane ariko harimo target yari hari nuko umugore yashaka imitungo atabonye umugabo akaba ari umunyamahoro kuko umugabo oya akakanya ni wahita ufata itakangurira imire ku mugore kuko nawe ikigaragara cyo reka tureke kujya kuri ku ruhande runaka ikigaragara cyari umugore afite ibyo yacagamo bikomeye bimuremerera umutima ubwo ari n'umugabo nawe kuko hari ibirego yatanze afite nawe ibyo yaciyemo bimuremerera umutima ntago akakanya rero wahita ushinja ngo uyu mugore kuko burya pundi reka mubwira ikintu njya numva bakuru bavuga ngo inzu y'umuntu ngo numenye icyayiririyemo yego ntago wamenya rero ikintu cyarimo imbere muri urwo rugo 100%. Ibi ngibi tuvuze wenda bishobora ko byaragiye kwandikwa ariko imbere mu rugo hari ikintu byahereyeho icyo twebwe tutamenye icyo jewe ntago hano nta ruhande ndiho niyo mpamvu je nta muntu narimira hita jewe nimo ndakubwira hano nyine amabaruwa ahari yo mu nzego z'ubuyobozi nabiguhaye yego inzego z'ubuyobozi zerekana ko umugabo kugira ngo ajye kwinjira mu rugo ari bujyane umutekano sinzi nimba wumva ahantu ibintu biba bigeze kujya iwawe ukajyana inzego z'umutekano umugore yanze kufungura ubwo ubuzi ko mufitanye n'amakimbirane nyine urumva ni wapfa kugenda gutyo gusa iwawe none nese ubwo urumva uwo mugabo yari kugenda atari bamaze amezi 3 atabona abana batamubona wowe wapfa kugenda ukishora ubwo urumva wakishora muri urwo rugo ahangaha igihe hari Sandra twese turi bakuru nyine ibintu byo mu ngo bimengo n'abantu ariko uhaba hari uko byagenda kose kuko umuntu ajya gusezana n'undi ivangura mutungo by the way urumva ko abantu biba byarapfuye umugore sinzi nimba yarazi amasezerano icyo avuga niba yarize simbizi kuko andi makuru mfite nuko umugabo yanamuriye kaminuza kwiga bikamunanira ariko ukuri guhari umuntu ugiye gusezana ivangura mutungo urumva urwo rushaka rutarugirimo amacenga ivangura mutungo na amacenga sesoye uwo munsi ntambara bivutse ngenda nategeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 na 2019 aribwo aya makimbirane yatangiye nyine ku buryo bwiriwe kuko kujya kumanika ku murenge ikiganza neza n'umuntu mugiye kubana karamata ivangura mutungo nyine deja uba wakije umuriro nicyo nashaka kukubwira ntago hano hantu ntago umugore agomba kwemera rino sezerano
kuryemera ariko yarazi nyine ubwo kubyanze bari bikunze barabiganiriye uko byagenda kose. ntabwo abagore bo mu Rwanda urabizi nabo bakunda amahoro, bagakunda iterambere, bakunda ubuzima bwiza. Nta mugore wemera kubana n'umugabo bacengana gutyo, abazi nawe tagita ashaka. Urumva tagita yashakaga byanze bikunze ni imitungo n'ibindi tutavugira ahangaha. Ariko ubu munsi niho hatangiye amakimbirane, uriya munsi bemera ivanguramutungo. Kuko umuntu mukundana se mwasezana ivanguramutungo, mukundana koko byanyabyo nkuko mvuga ngo mu bibi no mu byiza nzagukunda, tuzakundana mu bino byiza se gute kandi ibintu byanyu mfite atari ibyawe? Ikibazo kuko ivanguramutungo usibye ibintu mwahashye nibyo muri muri saro. Nimba uhashye imodoka, niba uhashye icunga cyangwa umuneke, muhurira mu byo mwahashye niko itegeko riteganya ry'irangamimerere ryo mu Rwanda mu gitabo cy'amategeko yo kubana. Mwashakanye nyine ibaze gusezerana ivanguramutungo ukabyemera, byanze bikunze rero umugabo yagomba kwitegura stress, n'umugore nyine urumva ko nawe yarazi umukino agiyemo, no wari umukino wumva ni w'injangwe n'imbeba. Ibi bintu biteye ubwoba, ariko nyine Imana ibizabyoroshye. Ubwo kugeza na n'uyu munsi aracyafunzwe. Umugabo ari kuri station ya RIB ya Kicukiro mu Kagarama, umugore ari Kabeza nta kibazo, ari kumwe n'abana. Umugabo RIB irimo nakora iperereza kugira ngo barebe ukuri, kuko inyandiko zose zirahari, abatangabuhamya barahari, hanyuma barebe ukuri guhari, abatandukanye cyangwa se bakomeza babeho gutyo bacengana. Ariko uko byagenda kose bano bantu ntabwo bakomeza kubana ngo bikunde, kuko hazavamo n'ibindi bintu birenze ibyo tubona mu itangazamakuru. Kuko hari case twagiye tubona aho umugabo yica umugore, yamukasa umutwe cy'imisagara, cyangwa se n'umugabo wica n'umugore wica umugabo, nabo barahari. Bakica umugore n'imwendo. Twabonye umugabo atema majagu ayica umugore imwendo mu murenge wa Kigali. Cyangwa kumva umugore ngo yishe umugabo kubera ko uriya umugore wa Kimisagara wumvaga ko yari yashakaga nawe kuzica umugabo akamutanga. Ntabwo ibyo mbizi, amakuru arahari. Ngayo ni danje. Imana yorohereze abantu babane mu mahoro, abashakanye byibuze bareke no gutera n'abana agahinda. Uruzi gukura umwana yumva ngo papa wanjye afunzwe kubera mama, cyangwa se na mama afunzwe kubera papa. Ntago ari byiza, ntago ari byiza, ni ibintu bidakwiye mu miryango. Wa mugani rimwe na rimwe umuntu ajya gushaka ibyo agiyemo byibuze abizi yabitekerejeho. Wishaka ugifite navuga ibindi bitekerezo bijagaraye mu mutwe wawe, mu ndangira umugeni ahubwo nawe uzasinye ivanguramutungo. Aya njye ntabwo nashaka umuntu ngo dusezerane ivanguramutungo, kuko ubwo se twaba tugiye kubana nk'abapangayi. Ntabwo nasinye iyo sezerano, kuko umuntu tugiye gushakana nyine naba mfite umuneke twawusangira waba wuze akawubura, nawe ntabwo nasezerana ivanguramutungo kuko byaba ari amacenga asesuye. Ntabwo najya kubaho mu rugo nshingana n'umuntu, nabireka kuko none ntacyo mbaye ko namufite. Ngayo nguko ubwo bwari ubuzima bwa mbere, ariko tuzagenda tumenya byinshi. Pundi turi hano, ikizava muzajya utubwira. Icya kabiri nkwibariza, noneho ibyarima byahinduye isura. Tugane ku musozo man. Tugane ku musozo. Tujye mu ijoro ryo kwibuka. Tugiye kuririma. Susko mu kanya ari ijoro ryo kwibuka. Niko bimeze. N'ubundi nicyo cyanyuma tugiye kuganiraho. Rimaho noneho ibintu byakomeye. Sanda nyuma y'icyunamo n'amakuru mbonye turi hano. Nyuma y'icyunamo Ndori azahamagaza itangazamakuru, iriya modoka bayitanga itangazamakuru rireba. Bukano kanya bava arimo aravugana na Ndori, iriya modoka nyuma y'icyunamo izatanga. Barimo baravugana bazayitanga itangazamakuru rireba. Amakuru yakuye he? Ubu nicaye hano. Nyine tubwire source. Kirazira nta munyamakuru uvuga source. Oya, impamvu nuko numvisha ko byageze muri RIB. Tukibaza ese ibintu byageze muri RIB noneho byaba ari bwo amasezerano hagati y'abantu babiri agiye gukunda, nakubwo ni n'abantu batatu. Reka nkusobanurire. RIB ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Buriya iyo umuntu yagiye muri RIB ntago hahita habaho case cyangwa ngo bakore dosiye. Muri RIB habaho negotiation na mediations. Iyo bahavu uyu Usana se Jeannette aka Kami wo mu mpanga ajyanye ikirego muri RIB hamagara boss Ndori, ntago banza gukora inyandiko mbanziza rubanza, baranza bakabahuza, bakamubaza imodoka ntago izaboneka cyangwa izaboneka. Icyo ndacyemera. Kujya muri RIB najya dukiyaringa, kujya muri RIB nta kibazo kuko nawe ushatse hano wavayo kajye
tukivana mu kiganiro tujya muri RIB noneho tuvuye hano ukajya muri RIB abantu bavuga ngo none se Sandra ko yagiye muri RIB buriya buzima ntibwahagaze ati kabaye kandi muri RIB bungira y'abantu ntabwo buriya abantu ntibagafate RIB nk'aho ari urwego rufunga cyangwa oya bo bakora iperereza ariko banza bagahuza abantu baranakubwira ngo mwakimo ibintu neza bitarajya mu manza iyo mwebwe kumvikana byananiye ngo leta bakora kese bakayihugenza ubushinjacyaha bugahita buregera urukiko hanyuma umuntu akajya kurega rero bahaviyambaje RIB kugira ngo ibashe kuba yamuhuza na Ndori kuko batumvikanaga kuko uribuka no kuri wa munsi wa wadi bavuye yaravuze ngo urufunguzo ruri ko nakiri hehe barabihosha ariko yamaze nk'inota nk'itatu avuga ngo ndashaka ko naki imodoka nta yari harurabizi ariko kano kanya amakuru mvana kwa Ndori aravuga ko nyuma batumije itangazamakuru press conference zabaho batanga imodoka itangazamakuru byose rireba yego hanyuma bamenya we akajya muri RIB aterero aho ngaho ho nawe wampa amakuru kuri bameze tukibaza mu biri kuvugwa ubona nk'umusesenguzi wowe noneho yajya muri RIB mu buhe buryo nk'umusesenguzi ku ruhande rwawe abaye koko bivugwa n'ibivugwa yego abaye ibivugwa koko bamenya agiye muri RIB Sanda kuri no case yabamenya ntago nshaka ku ikintu bivugaho ariko bamenya kujya muri RIB namuvugishe kare ntago yari yampa version ye kandi hano ntago navuga impamvu ngubwiye ngo Ndori azatanga imodoka nyuma y'icyunamo n'itangazamakuru rihari ibyo nyine ndishwa 100% ayo makuru ndabizi kandi nabahavu nakubwiye impamvu yo kwiyambaza iyo RIB n'icyavuyemo kuri bamenya ntago ndabona amakuru afatika wowe niwe uyafite wambwira wese se inshuti yawe nyine niyo mpamvu hano hantu ntajya kwihandagaza kandi ni inshuti yawe aho kantu ko inshuti wonje akantu ko inshuti wonje ukako ukaba gakenewe hano inshuti yawe nawe ni inshuti yawe sibyo se twese ni inshuti yacu bitwaye iki nta kintu bitwaye fundi tuwesha aha hazacu wambaye icyo nzicyo nuko nzi ko ariko wamuhamagaye wamugane hamagara bamenya tumve mu kiganiro ninjye njye nzakubwira kuri bamenya ntago yego nta kibazo kuko hano kandi ntago nakubwira ngo kwiyambaza RIB byashuka ntago Sanda hano kuri no kamera burasi nshaka kubwira ibintu rega nyuma ngo nzaze nivuguruza cyangwa ngo nta makuru bifitiye yizewe ndi umunyamakuru uvuga ikintu nyine afite amakuru afatika iyo binabaye ngo mwanjya kuri tele kuko wibaze nanateze njya kansere gushaka abaturage n'amikuru n'abasedo nka nyine njya mu kagari hasi ndamanuka njyayo ibaze nari kwicara mu rugo nkajya bamagara gusa abantu iyo umuntu mutari kumwe akenshi arakubeshya rero kuri bamenya reka n'ubundi byanze kuza amakuru naturika tuzayamenya ariko kujya muri book giye nago mbizi nuko ku mihana nyine biri kuvugwa ariko oya nibivugwa natwe niko twavuze nago twavuze ko biri confirme nibiri kuvugwa ku mihanda ko nawe ashobora kuba yiyamaze kwitabaza RIB kandi ubwo nta muntu utagatababaye sibyo pundi byanze bikunze ubwo afite aho ababaye nawe azabwira RIB nayo ikagira uko ibigenza ariko ino award nubwo tuvuga tugaseka ntago award yakabaye ngo nyuma habeho kujya muri RIB no kuregana muvandi kuko award ni ibintu bya entertainment imyidagaduro igiye gusozwa no kujya kuregana murimo muraha isura mbi showbiz kandi muri gutesha agaciro ya award kuko nago nizera neza ko umwaka utaha wazahamagara undi mukinnyi ngo azimaze ko ari byabaye kuri no mwaka ni bibi cyane bino bintu ntago byakabaye uribuka ko award zakabaye abantu bakajya kwinjoyinga akaba amafuta party abantu bakabaserebura bakagera gute ariko ntago zagasojwe n'impaka ko ni haba harimo imibare mike ya wowe umbwira ngo 13 zavuyemo bagomba kuguramo imodoka byakaye byiza kwa plan byo kuvuga ngo basi twe tuzikoramo ariko navuga amakimbirane kuko umushoramari w'utaha ntago bazamugana ngo abaha amafaranga kandi ari gusoma inkuru ariko urabona mu myamakuru ngo rima abatsinda imodoka bagiye muri RIB amajwi bagiye muri RIB kugira ngo imodoka itangwe yawe yo kuregana nta mushoramari wakwizera uba bamaze gutakaza icyo bita credibility kandi urimo uratesha agaciro izinda award kuko n'icyo kwandika inkuru ngo hari award ni abantu bazumva ngo ubwo siyo ntago wazamo mu kuregana ubwo siyo ntago amafaranga bibyana amafaranga ngo vote ntizibwe nererika turi mu ruganda rwo kwibaka rero kujya kuzanamo award nyuma hakajyaho kuregana uburi muri hemukira rwose n'abazadukomokaho kuko award ntago ari ikintu gikwicwa n'imanza akenshi award ntago ari projet abantu bapfa inyungu award ni umunezero niyo mpamvu abantu bayitegura bakagiye bakicara bakazareba ngo nyuma y'ibi bintu ntihavuka amakimbirane azakemuka gute amafaranga miliyoni 20 nibabaza ko atari kuva muri vote zira vote akaba miliyoni 13 akamira misoro bavugaga
hagasigara miliyoni nka 7 wavuga ngo washaka 13 nkazikomaho cyangwa tugashaka imodoka ya 7 nkabwira abava kihangana basanditwa mu byiciro kuko ubu barimo baratesha agaciro ino award kandi ni international. Umunya Nigeria waje hano avuye iwabo muri Nigeria nabakire cyane miliyoni 20 kuri we. Urumva niba umuntu aza mu ndege akaba afite amazu akaba ari umukire cyane kumva ngo abantu bari gupfa miliyoni 20 uzwahita afata iyo industry akumva ko iciritse cyane birababaza cyane. Hashobora no kutazagaruka ubutaho. Amahirwe dufite nuko bivugwa mu Kinyarwanda nta nkuru z'icyongereza nabonye zanditswemo ntago babimenye ariko shaka batabimenya se nyine ni babimenya turimo turajya habi kuko umushoramari ntago yashirga amafaranga ntago tsonya guhamagara bari abastari baje hano ngo bagaruke mu bintu bw'amatiko nk'ubwo ngo gatabona ko hari urwego tutarageraho kuko ubu Joboy afite inze ebyiri yaguze miliyoni 500 n'imodoka za Mercedes Benz. Umuntu w'umuhanzi n'imbagura imodoka ebyiri za Mercedes Benz n'inzu ebyiri. Umuhanzi muto ya cyane maze imyaka 4 mu muziki 3 akumva ngo abantu barimo barahemba umukinnyi wa mbere mu gihugu miliyoni 20 zabuze aho ngaho tuca mu mukato kadusosi ngayo nguko nyine ubwo nuko biba bimeze ariko bizaba amahoro nyine aho imodoka byaba ari nabyo byiza buryo nicyo nifuza izi saga zikava mu nzira byakabe byiza hatabayemo kuregana no kuba bananezana kugeza ubwo abantu biyambaza abanyamategeko amafaranga y'abanyamategeko umwanya bari gutakaza credibility iri gutakara nereri cyane kuko ubutaha n'igicara agategura wadi umutima uzamurya hari abazamagana bamwitabe kandi bizamusaba imbaraga kugira ngo akavaningiza inkuru mbi ziri kuvuga kuri iri yarima cyangwa abakinnyi bandi bongera abandi hari abatazaza niba taza surumva wadi zabaho gute kandi twakagize nyina wadi nk'i ihuruza isi yose aho guhuruza Afrika ikaba nziza natwe tukaba turi kuyivuga nyine ibintu byiza pana ku gimanza buri muntu wese ari kubibonamo ikibazo ejo ndi nibwo naboze ndeba ikiganiro cya Mitsutsu nawe mbona ari kuvuga ati rwose nibwo imodoka mbona kumwe na Kiramani mbona babaye nabonye yinda no kurira ariko nanone ku rundi ruhande nibyo nanabonye ati people's choice mahitamo y'abantu benshi bo batoye benshi urabyemera okay nibo byemera rero Mitsutsu he's right ntago yatowe ntago na oya nukuvuga ngo buretse gato ntago ndi kubyemera muri iyo sansi ngewe icyo nemera cyo sibyo aricyo kintu mama Sava yambwiye yego ngewe ku ruhande rwanjye ariko nanjye na prefer kugira ngo buryo uhanganisha abantu amafaranga wahanganisha kuvuga ngo reka turebe wa mugani ukunzwe kurenza abandi kubera iye mpamvu punditi ni ukuvuga ngo niba punditi uri mu irushanwa sibyo ngewe nkazamo na runaka kazamo sibyo hari imbaraga punditi z'amafaranga ndusha wa muntu uri hasi ntago azabona aya mafaranga yo gushora urabyemera ndabyemera kuko urugero nk'ubu se bari abana bakiza muri comedy cyangwa se muri industry ya cinema sibyo nka Mitsutsu nka Bayisha bafite amafaranga nibyo ariko nibyo ngiye kubwira ntago ari kuri standard yo kuvuga ngo mfashe miliyoni 5 cyangwa se 10 ndazishoye kugira ngo mbone igihembo nawe arakiyubaka hari nigeze banazare kuri balance urabyemera none byo nkubwira uri kubyumva nibarebe bavuge ngo abakinnyi bakompete nibamara gukompeta abantu bahitemo barebe ngo ese nimba tugiye dufata urugero muri road show eshatenye umukinnyi wishimiwe natwe tukabibona yari runaka tugiye Musanze wishimiye kurenza abandi ninde n'uyu nguyu tugiye Rubavu wishimiye kurenza abandi n'uyu nguyu cyangwa se bakabaza n'abaturage ati mwese ko muri aha ngaha mungana gutya niba muri abantu 200 n'urugero hanze n'uwuhe muntu mwatora ugize amajwi menshi hejuru akaba ari we muntu utora ariko aho nukubaza road show ntago ari gukanda vote ya cyagiceri cy'ijana nibyo ndi kukubwira nanjye ndi kukubwira utaha ikintu cy'amafaranga gukompetesha amafaranga byaba byiza kivuyemo ahubwo hakakora imbaraga z'ushoboye cyangwa se imbaraga z'ukunzwe Sandri ino project uburyo yizemo burimo question cyangwa se point d'interrogation kuko kuvuga ngo ugiye gufata umuntu ariko bari bababwiye ko umuntu bemerewe kwitora sinzi nimba mama Sava yarabikubwiye ko bari bemerewe kwitora yarabikubwiye uko umuntu yaremerewe kwitora nibyo nkubwira nyine yarabikubwiye iyo rero umuntu nimba uzanye project wese abantu bakayumva bakumva filozofi yayo ntago twagakomponinze kuri filozofi y'iyo ngiyo award ahubwo twagakomponinze kuri outcome ya filozofi na za award outcome ivuyemo no kuregana n'imanza ya outcome niyo mbi
naho kuvuga ngo umuntu arakunzwe kandi gutora ari igiceri cy'ijana ntibamutore uwatowe ntago twavuga ngo ntiyatoye kubera ko wundi uvuga ngo wajyeme dusho abantu baramushamadukira ariko baje hari ahantu bafite nibura n'amafaranga 500 iyo ufata nka telefone zabo kareba hari abafite mu mwenda w'igihumbi kuri ntuze yo guhamagara airtime umuntu ufite umwenda w'igihumbi se yatangije na gute umuntu ufite umwenda w'igihumbi yo guhamagara kuri telefone yatora umukinnyi gute kuba uvuga ngo umuntu arakunzwe birumvikana ariko hano hagomba kurebwa vote kuko warabisobanuye ari nabyo nkubwira rero ntago uri bufate bamenya umaze mu kibuga imyaka irenga 5 cyangwa se 8 suri kubyumvara ugenda umukompeteshe na mitsutsu umaze umwaka muri iki kibuga sibyo se ni nko gufata umuntu ukiza kuri iyi mihanda ugahita umufata ukamugereranya n'umuntu uri hejuru wa muntu wamaze gufatisha ni ukuvuga rero cyangwa se ufata abakinnyi benshi bari kuri standard zimwe ufate ba Clapton ufate babamenya ufate babahavu ufate bandi wijya kuba competition nabari abagitangira kubera yuko nabo bari kwiyubaka punditi sinzi niba icyo kintu utari kucyumva genda kumva urakoze cyane Imana igumugisha nawe konje ko niba wumva ngewe kare nahoze nganira n'umuntu nashatse kumentioning izina ariko umbwira ati ngewe umwana w'umukobwa yaransanze amubwira ati rwose na ruswa nzemeranye itanga ariko iki gikombe ngitware arayitanga ntiyakibona punditi nawe afite amakuru mana yanjye ayo makuru wakuye punditi shiraho mikoro tubwire ariko pundi shawuri punditi ayo makuru wayakuye sanda twagiye kuko oya nicyo cyose cyanyuma mitana nata ayo makuru wayakuye muragira ngo ribi zamamagara oya nukuri ndumiwe pe ahubwo icyo mbona cyo shawuri punditi icyo nashaka kubwira awadi ziba amacenga menshi byo kuvuga ngo umwana w'umukobwa agiye gushaka gutanga sex corruption atware awadi ntibyakunda hari na awadi yatwaye ariko iya awadi yatwaye niba ugiye gutanga ikintu kugira ngo ubone ikindi kandi uzi ko utagikwiriye byanze bikunze ugomba kuruzinga bikunda kubaho cyane hari na awadi yatwaye wari urimo umbwira ngo warimo umbwira ngo hari uwo mwahoze muganira ariko ntabwo yambwiye ko hari awadi yatwaye gese hari umuntu mvuze hano shafundi reka nitaye awadi 27 navuze wamenya ari nde mvuze kanaye pe pundi urakoze cyane tubwira ukeneye serivisi za social media ubwo nimero ze kuzishyiraho nta kibazo numva bazajye tuzirinde gutanga sex corruption ubwo wasabwa n'abagabo kuko afite YouTube benshi n'abagabo nibo basiko nekereza benshi banaguhamagara ese pundi aha ku Gasaro nta mukiro urahakura kutarangurira ahubwo abantu bari hanze bamaye amafaranga we nyine reka tubigaruke bakeneye amacano ama Instagram n'abafite amafaranga kubakira ama social media yabo kukibata abantu bari kukibatamo amafaranga ubu ntabwo mwireye amafaranga tuvugisha kuri bababona yafi ubu ngiye sinkwiri imodoka nangira imodoka baserera ngiye sinkakabaye nanjye mfite imodoka ntabwo nyafite bama amafaranga sibyo ariko mukira navi wawe nzahita nkujyana ahantu nkugurira gafi urakoze cyane sibyo niba bikore ni 0786 zikuru WhatsApp ze kuzipininga nta kibazo yego urakoze asante sana Gasaro TV.